itsinda ry'abashakashatsi ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ryanzuye muri raporo bakoze ko Ubufaransa bwagize uruhare rukomeye kandi ruteye impungenge muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko ko nta bufatanyacyaha muri jenoside yakorewe abatutsi bwabayeho mu rwego rw'amategeko. Ibi kubera muri raporo ya komisiyo y'abashakashatsi n'abanyamateka bagera kuri 15 bahawe inshingano na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron zo gucukumbura uruhare iki gihugu cyaba cyaragize muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Iyi raporo y'impapuro zigera hafi ku 1000 kandi bayimurikiye perezida Macron ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu. Mu kanya gato yakashize Martin Nyirijabo ku murongo wa telefone yavuganye na Maître Gisagara Richard, akaba ari umunyamategeko w'umunyarwanda uba mu Bufaransa, ndetse akaba yatangiye amubwira uko abona iyi raporo ndetse naho itandukaniye n'izindi raporo zakozwe. Izo conclusion mu myanzuro tumaze kubona baratubwira bati kubijyanye ubufatanyacyaha kuri jenoside, iyo raporo ikaba itubwira iti ku bwabo barumva ntacyo babonye kigaragaza ko hari ubufatanyacyaha bwa jenoside mu rwego rw'amategeko. Bakavuga bati inkiko nizo zatubwira niba koko harabaye ubufatanyacyaha. Nkavuka rero nkaba numva ngewe bikineye amatsiko, donc niyo mpamvu numva bizasaba yuko tumaza kureba iyo raporo yose kugira ngo turebe agaciro twayiha kuri ubu ngubu nka numva hakiri kare. Dukurikije ibyo mutubwiye bijyanye n'iyo myanzuro igaragaza ko nyine ubuyobozi bwakurikizaga umurongo wabaga watanzwe na Perezidansi y'Ubufaransa muri icyo gihe, umuntu ashobora kuvuga ko ubwo nyine hari uruhare Ubufaransa bushobora kuba bwaragize nyine muri jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo mukabihuza gute n'ubwo bufatanyacyaha bavuga ko butabayeho? Ibyo kuvuga ko hari uruhare Ubufaransa bwagize nk'igihugu byo koko muri iyo raporo baravuga ko harimo uruhare rukomeye, uruhare icyo bita accablant, grave et accablant ni terme mu Gifaransa bakoresha, bivuga ko kuko hari uruhare rukomeye rwabayeho kubera yuko leta y'Ubufaransa yakomeje gushyigikira leta yari gukora jenoside, kandi hari byinshi byagaragaza ko jenoside iri gukorwa kandi ntibitandukanye nayo. Bagashaka noneho nyuma gusa kohereza operation turquoise ngo kugira ngo babashe kugarura image yabo, kuko bari bamaze kugira raporo ikoresheje ijambo faillite, bivuga ko donc ko cyabaye mu Rwanda habayeho jenoside ikica abanyarwanda, ikaba na faillite y'Ubufaransa. Imbere y'inkiko ntabwo iyo raporo hari navuga ngo ifite valeur runaka, ntabwo twavuga gusa, ntabwo bajya kuvuga ngo dore raporo iriho noneho ngo utangize urubanza, ahubwo kireka ibiri muri annex wenda ibyo bavuga muri iyo raporo bamaze gutanga ingero zigaragara baduhaye n'amazina, kuko muri iyo resume ndi kubabwira nabonye ngewe nta zina mbonamo, ntabwo kandi kugira ngo umuntu abe yatanga ikirego, umuntu abe yakurikiranye ubwo bufatanyacyaha ifo ko umuntu aba afite izina, wakoze iki ngiki, wakoze iki n'iki. Ubwo rero kugusubiza ku buryo bworoshye, iyo raporo ifite akamaro kanini ku rwego rwa politike, ku rwego rw'ubutegetsi, ariko imbere y'amategeko ntabwo ari iyo raporo umuntu yazakurikiza ngo abe ariyo yonyine agenderaho. Uwo yari Maître Gisagara Richard ku murongo wa telefone. Naho ukuriye itsinda ryakoze raporo ariwe Vincent Duclerc yatangaje ko Ubufaransa bwashyizeho politike yirengagiza ukuri. Les autorités françaises, ubuyobozi bw'Ubufaransa bwashyize imbere politiki yirengagiza ukuri, politiki yari ifite ibisigisigi by'ubukoloni ishyira imbere amoko ku buryo bukomeye. Ubuyobozi ntibwabonye ko byashobokaga ko u Rwanda rwarenga iyo politiki. Abayobozi b'Ubufaransa batije umurindi ikibazo cy'amoko, bagiye inyuma y'ubutegetsi bwa Habyarimana bwarangwaga n'ivangura ry'amoko, ntibabashije kuvana Habyarimana mu murongo w'intagondwa. Iyo politiki y'Ubufaransa mu Rwanda niyo Perezida Mitterrand yashakaga. Mbere na mbere Mitterrand yari afitanye umubano wihariye na Habyarimana, kandi Habyarimana yakoze uko ashoboye ngo ahabwe byose n'Ubufaransa, nta na kimwe ahimbiye muri politiki ye. Nk'urugero, hari indangamuntu zarimo amoko zifashishijwe mu kwica abatutsi muri jenoside. Ubufaransa bwagombye kuba bwaramwokeje igitutu bukanga gutanga inkunga ya gisirikare mu gihe cyose Habyarimana yari kuba atarahindura izo ndangamuntu, ariko ntacyo Ubufaransa bwakoze. Hagati aho guverinoma y'u Rwanda imaze gutangaza ko yakiriye neza raporo ya komisiyo Duclerc, aho igaragaza intambwe y'ingenzi iganisha ku kumvikana ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Guverinoma ivuga ko raporo icukumbuye yakozwe n'u Rwanda guhera mu mwaka wa 2017 izasohoka mu byumweru 2 biri imbere, imyanzuro yayo ikazaba yuzuzanya n'iya komisiyo Duclerc.